ahantu abantu bazagenda ahantu nka bera ahantu nyine abantu ikiraro n'ikiraro nuvuga mu kirambi kuri wowe ni ikiraro ni ahantu abantu bazagendera hubaki hejuru y'amazi cyangwa mu biti inka ziryama cyangwa niho bazahereza ibiryo niho bazaryama ariko mukiraho mbise numva ikindi kibazo nababaza kijanye n'ibyo uvuze ubundi umuntu azavuga inka yo izigira gute izagira mu okay none se ihene yo izikora iki na nyine ifite ukuntu izayivuga izivuga me none zihora zivuga ngo me gusa hano ko turavuga amajambo atandukanye ko turavuga ibijanye n'ikirambi tukavuga ibijanye n'inka tukavuga izo zigira gusa ikintu kimwe zihora zivuga cyangwa ico kintu bacita gute niba ngo ihene igira gute izivuga ukuntu ikeneye kuvuga nk'uko ukuntu twatuvuga ikinyamulenge ntago twumva nk'abantu bavuga igishinwa turabyegereje hano mu kirambi TV1 turabashimiye kuba mwabashe kwitabira iki gikorwa twabatumyeho mutwizeza ko muzaza kuba mwaje turabashimiye cyane nagira ngo maze babaze si huye n'umunyamurenge mu nzira igikorwa niki uzukora iyo uhuye na mugenzi wawe ukabona n'umunyamurenge ni mwene wanyu niki ushobora gukora iki ugomba kumusuhuza ukamubaza ukuntu umunsi we wagiye ukanamubaza imba famiye yiwe imeze neza naho we hari undi ufite ikindi kitandukanye n'ico avuze oya ubundi muco wa kinyamurenge iyo uhuye n'umuntu uzumuramutsa ukamuramutsa haba mu gitondo ukamubwira ati gakeye haba ari cyangwa se bamwaramutse haba mu mugoroba nyuma ya saa sita ukamuramutsa ati mwiriwe nanone bigateye iyo uri umwana mutoya ntabwo ubanza kuramutsa umuntu mukuru uzutegerezaho akakuramutsa noneho wowe ukikiriza iyo uri umukobwa uza wikiriza ntabwo uza umusubiza mu byo yavuze niba ngo mwiriwe ngo nawe uhita uvuga mwiriwe uvuga ngo ukikiriza icyo ni ikigaragaza ikinyabupfura mu muco wacu hanyuma mukibwirana umubwira aho uturuka umubwira iwanyu umubwira aho ugiye ukamubwira so na sogokuru wawe n'umurara wawe ubu niwo muco wacu kandi wari mwiza cyane nubwo benshi bagiye bawuta ariko kugeza ubu ngubu hari abandi bakibikora dusanga ko ari umuco abantu bagombye gukomeza gukora mu gutangira kuganira reka tubanze hano iburyo bwanje twumve uburyo atwibwira kugira ngo tubashe kuganira twamenyanye ngira ngo nibyo nitwa Debora Sekiza ndi umusita w'abafirira navukiye muri Goma mama yitwa Matunda papa yitwa Zashe mama ni umuzigabo papa ni umusita ugize neza cyane undi njye nitwa Aline Bitana ndi umwana wa Bitana wa Nyakwana wa Binyonyo wa Binyonyo wa Gitimbwa wa Bitana wa Koko wa Rugabiri hagize neza cyane ngo tumukomera amashi mwumvise ko yabashije kuvuga nibura ibisokuruza nka 2 3 kurusha abatangiye babivuga ko namwe mwagize neza muracari mu masomo yo hasi muzagenda mwiga kandi muzabimenya nagira ngo utari atwibwira nawe afata ijambo yibwire
abo tuyavugana nabo. Amazina yanjye ni Vanessa Bitana, ndi umusinzira w'abatinga. Ababyeyi banjye papa yitwa Gabi Bitana, mama ni Nyahene Tukuza Pasikazi. Agize neza cyane, ariko iryo zina rya Nyahene sinzi uko ribaho, ushobora kuba wateshagujwe. Reka dutangire tuganire, mugize neza kuba mwatwibwiye, kandi ikiganiro turizera ko kiza kugenda neza. Nagira ngo ntangire ku kintu kijanye no kubabaza, ese iyo bavuze ngo umurenge mumviki niki muza mwumva? Yavuze ngo umurenge muza mwumviki? Ko ni ahantu twavukiye, ni ahantu nyine twavukiye. Ni ahantu mwavukiye? Aho wowe? ahantu famiye iba. Ni ahantu famiye iba, kuko ituye muri Amerika, ituye n'ahandi, ni kubyumva? Nta kindi kintu wumva iyo bavuze ngo umurenge, ntaco bikubwira, ntaco wumva gitandukanye no kubwira ngo family yawe ituye mu Bwongereza, ituye Amerika, ituye n'ahandi? Wumva arico kimwe nuko bavuga muri Amerika iyo bavuga umurenge, cyangwa ari ikindi kintu wumva cisha inyuma? Nta kindi? Wowe? Njyewe nza numva nk'ahantu abanyamurenge babaga. Ni ahantu abanyamurenge babaga muri Congo. Ni ahantu nyine nk'ukuntu twe tuba muri Belgium tukaba muri Westmal. Akantu nyine ahantu babaga ukuntu bahita. Okay, mwese mwagerageje umurenge. Iyo bavuze umurenge, ikintu cya mbere wumva nuko ari ahantu abanyamurenge bakomoka, ni wabo abanyamurenge, ni wabo abanyamurenge, ni wabo, ni ahantu batuye, ni ahantu na n'ubu bagituye, abenshi niyo bari, ndetse n'ahantu heza cyane, haba inzuzi, haba imisozi myiza, haba ibiraro. Ni ahantu umuntu wese yifuza kuba. Aho ngaho ni iwacu. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise umurenge hita wumva ko ari iwanyu, nubwo muri mahanga, muri ahandi, ariko muza mwumva ko ari iwanyu. Ntabwo bihuye no ko uvuga ngo ari muri umuntu ufite muri Australia n'ahandi. Ni ukuvuga ngo umurenge bahavuze hita wumva ko ari iwanyu. Nagira ngo mbabaze ikindi kibazo kijanye no mu kirambi. Murabona dufite channel yacu yitwa mu kirambi TV1. Ngira ngo muzamubibona hariya ku Nyarusabutumwa yo murebye kuri internet, muzamubibona. Ariko ikirambi, iyo bavuze ngo ikirambi, uretse iriya channel yacu, wumva ikirambi ari iki? ahantu abantu bazagenda, ahantu nyine abantu, ikiraro, ni n'ikiraro. Ni ukuvuga mu kirambi kuri wowe ni ikiraro? Ni ahantu abantu bazagendera kuba hejuru y'amazi, cyangwa mu biti, cyangwa mu biti, nk'inyoni ziba mu biti se? Oya, nature. Ni nature. Njyewe ndi kumva ari ahantu habaho inka, hakabaho nyine imisozi, ibyo ngibyo. Ni ahantu haba imisozi, haba inka, niho mu kirambi. Hari ikindi gitekerezo mwumva mufite kijanye n'ikibazo twabajije? Cyangwa ni ahantu inka ziza ziryama? Ni ahantu inka ziza ziryama, bazisasira zikaryama? Inka ziza ziryama cyangwa niho bazahereza ibiryo niho bazaryama.
ariko mukiraho mbise numva ikindi kibazo nabaza kijanye n'ivyo uvuze ubundi umuntu azavuga inka yo izigira gute izagira mu izigira ngo mu izivuga ariko mu rurimi yinka izivuga mu rurimi yinka hano ko turaganira ko turavuga none se inka izikora iki zirebana ariko zikamenya ibyo indi yavuze igize gutya bazabajyana ni uko bamaze kubana mu buryo bw'amacenga kubwirana n'imitwe nk'abantu nyine batazavuga nk'ibimeme abafite komunikasiyo yabo okay none se ihene yo izikora iki na nyine ifite ukuntu izayivuga izivuga none zihora zivuga ngo me gusa hano ko turavuga amajambo atandukanye ko turavuga ibijanye n'ikirambi tukavuga ibijanye n'inka tukavuga izo zigira gusa ikintu kimwe zihora zivuga cyangwa ico kintu bacita gute nuvuga ngo ihene igira gute izivuga ukuntu ikeneye kuvuga nk'uko ukuntu twatuvuga ikinyamulenge ntago twumva nk'abantu bavuga igishinwa nyine n'inyamaswa zigira ikirimi cyayo nk'uko tutumva igishinwa niko natwe tutumva uko zazivuga ariko mu kinyamulenge hari ukuntu baza bavuga ati inka igira gutya ihene igira gutya igifura kigira gutya igifura murabizi igifura ni iki sakana gato akana k'umuntu akana k'imfura imfura ariko ni akana gatoya igifura cyo igifura bavuze ko ari imfura oya wasanga iyo yari kuvuga igifura igifura niyo mukicumva iryo jambo ubundi igifura ni intama murayizi intama nani ntimuyizi intama ngenda yizi ni yandi ibiri ku mazi intama ni bya bindi biba yuri umweru sibyo iba ari umweru yandi umweru ndumva mugifite no kuzabajana imurenge niwe byoroshe kurusha kubabwira ngo mashe kubyumva cya kintu gifite imisatsi myinshi gisa brown hagira umweru ndumva Debora hashaka kukimenya none se inkoko y'izikora iki izigira nayo izivuga amagi izigira amagi izibyara amagi twarimo tuvuga hejuru ukuntu kuko abantu bavuga iyo ikora iki tok iriya izibyutsa abantu to izinabyutsa abantu iyihe muri Afurika niyo izibyutsa abantu izikora iki ni reveye neza ibyutsa abantu ni ukuvuga ngo itababyukire ntibabyuka murayigira hano iwanyu dufite nyine amatelefone ni ukuvuga ngo ni mwabo wa telefone kuba badafite amatelefone baba bafite inkoko izi kubyutsa ariko izibyutsa aho hantu abantu bose baba iriya byutsa imfizi murayizi imfizi nayo ni inyamaswa nayo ni ipusi rero nayo ni ipusi kora oya fosma is insect imfizi ni insecte abandi ngo ni imfubyi mufite akazi gakomeye cyane reka tubabaze n'ikindi cya nyuma inyoni ni zigana mu kirere izikora iki
iziguruka ziguruka twarimo tuvuga hejuru y'ukuntu abantu bavuga ese ibi bintu tuba tubabaza byo bikora iki so yirukanka nyine ntabwo izivuga izifata ibiryo yirukanke reka tubibasomere kuko ndabona ibintu bigoye cyangwa tubibasubiriremo umuntu azavuga inka iza yabira kimwe nuko umuntu avuga azaba inka iza yabira nanone ikongera ikavumera ni ukuvuga ngo inka iyo yakumbuye tubivuga ko mubasha kubyumva iyo yakumbuye yumva ikeneye akanyana kayo izivumera ihene izihebeba inkoko izikokoza isake imumara kumwita alarme niyo izibika abantu bakabyuka bakamenya ko bwakeye kumurumva neza naho inyoni zazikora iki zazijwigira inyoni zazijwigira inyoni zinavugiriza ikindi twobabaza cyangwa reka maze mbasobanurire mwavuze ko ikirambi mutakizi cyangwa mwavuze ko mubyumva ikirambi ubundi ni agace ko mu nzu inzu igizwe n'uduce twinshi inzu ni inzu z'iwacu zabaga zubatse mu buryo bw'umuvuriringo umuvuriringo murabuze inzu ziba zabita ibihiza ziba zizungurutse bubakisha ibiti abandi imigano bakundondo bubakisha imigano noneho hari indani mu nzu hagiye habamo uduce hari ako bita mu gihumba hari aho bita mu mbere hari aho bita mu rwinka hari n'ahandi bita mu kirambi ikirambi nicyo bakundaga kwicara bahaye baganira ni nka hano ni nko muri salo bakicara bakaganira ni ahantu ariko nanone hafite ibisobanuro byihariye bagenda bahagira bate bakahaganirira bakahavugira amajambo yubaka abantu bagenze nabi bakabagarura mu nzira nziza abantu bakeneye gufashwa babafashizaga hariya abantu bakeneye kubakira abana babo bakabanza bagatekereza imiryango bazabashingiramo cyangwa bazaja gushakamo aho niho bafashirizaga abantu babunge nko mu muhana wabo bakicaho bati uyu muntu turamufasha iki niho abantu baganira mu muryango kugira ngo babashe kubaka urugo rwabo cyangwa se family yabo murumva ko ikirambi ni ikintu cy'ingenzi mukagabanya zira za WhatsApp mukicara mukaza muganira mukungurana ibitekerezo hagahura abagore abagabo abana bagana ibitekerezo kandi imiryango ikiyubaka neza igakomera ngira ngo mwazumvise nicyo cya kirambi twahereyemo mbere yuko tuja mu biriya by'ihene n'inkoko nico kirambi ngira ngo mwazumvise ko ari ikintu cy'ingenzi kirambi